Okay guys, tuguhaye ikaze. Uyu munsi tugarutse kuri top 10 y'abahanzi bakomeye cyane muri Afurika kandi bakunzwe cyane. Turaza kujya tureba amazina yabo, injyana baririmba ndetse n'ibihembo bimwe na bimwe bagiye batsinze mu myaka itandukanye. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye kugira ngo wihere ijisho. Ndazi neza yuko utaza gutungurwa kuko abenshi muri bo urabazi. Ni abahanzi ba Afurika bakunzwe cyane kandi bakurikirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga bakoresha, by'umwihariko izicuruza umuziki, cyane cyane ku rubuga rwa YouTube. Mbere yuko dutangira mbasha kuguha ikaze kuri Ben TV. Wisange uze kutubwira igitekerezo cyawe muri comment cy'uko wabonye ino video. Tudatinze turahera ku mwanya wa 10 nk'ibisanzwe, tumanuka tujya ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turasanga umuhanzi witwa Black Sherif. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane uturuka mu gihugu cya Ghana, akaba aririmba mu njyana zitandukanye zigera muri 3, twavuga nk'iyitwa hip hop, drill ndetse na afrobeat. Izi ni injyana zikunzwe cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Uyu Black Sherif wagaragaye ku mwanya wa 10 yagiye atwara ibihembo bimwe na bimwe bitandukanye, twavuga nk'igihembo cyitwa BET Award ndetse n'ikindi cyitwa Ghana Music Award. Urumva yuko ari umuhanzi ukomeye cyane muri Ghana ndetse no muri Afurika muri rusange. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 9, aho tuhasanga umuhanzi witwa Ayra Starr. Ayra Starr ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akaba aririmba mu njyana zikunzwe cyane, twavuga nka Afropop ndetse na R&B. Uyu kandi nawe yagiye atwara ibihembo bitandukanye mu myaka yagiye inyuranamo, twavuga nk'igihembo cyitwa Headies Awards. Urumva yuko ari umuhanzi ukomeye cyane uturuka muri Ghana, Ayra Starr, wagaragaye kuri uwo mwanya wa 9. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 8, aho tuze kuhasanga umuhanzi witwa Temus. Uyu nawe akaba ari umunyanigeria, akaba aririmba mu njyana zitandukanye, twavuga nka R&B, soul ndetse na afrobeat. Uyu nawe yagiye atsindira ibihembo bitandukanye byinshi kandi byiza, twavuga nka Grammy Award ndetse na BET Award. Grammy Award ni igihembo gikomeye cyane, aho gihabwa umuhanzi witwaye neza kurusha abandi, akaba yarakoranye collab n'abahanzi bakomeye cyane, agakorana n'abaproducer ndetse n'abadirector bazwi cyane ku rwego mpuzamahanga. Grammy Award yatangijwe mu mwaka w'1959, itangizwa na Recording Academy zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva yuko Temus ari umuntu ukomeye cyane kuba yaraje gutwara kino gihembo cya Grammy Award. Tudatinze tugiye ku mwanya wa 7, aho tuhasanga umuhanzi witwa Asake. Uyu nawe ni umunyanigeria, akaba aririmba mu njyana zitandukanye kandi zikunzwe, twavuga nka Afrobeat ndetse n'amapiano. Urumva yuko ari umuhanzi ukomeye cyane, Asake, wagaragaye ku mwanya wa 7. Nawe kandi yagiye atwara ibihembo bitandukanye nk'icyo twakwita Headies Awards ndetse na Mobo Awards. Urumva yuko ari ibihembo bikomeye cyane, bikaba byatumye ahabwa amahirwe yo kugaragara ku mwanya wa 7 w'abahanzi bakomeye cyane muri Afurika kandi bakurikirwa. Tudatinze ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi witwa Diamond Platnumz. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane w'umunyatanzania, akaba nawe aririmba mu njyana zitandukanye kandi yagiye akorana indirimbo n'abandi bahanzi bakomeye cyane, twavuga nko mu Rwanda aho yakoranye na The Ben, indirimbo bayita Why, ndetse anakorana na Bruce Melody, indirimbo basohoye yitwa Pom Pom, maze kurebwa n'abarenga miliyoni 7,700,000 ku muyoboro wa YouTube wa Bruce Melody. Urumva yuko ari indirimbo ikunzwe cyane kandi bahuriyemo n'umuhanzi w'umunyanigeria witwa Brown Joel. Urumva yuko ari indirimbo ikomeye cyane. Uyu Diamond Platnumz ukomoka mu gihugu cya Tanzania, akaba aririmba mu njyana ya Bongo Flava, Afropop. Urumva yuko ari injyana zikunzwe cyane. Nawe yagiye atwara ibihembo bitandukanye nk'icyo twakwita Afrima Awards ndetse na MTV Africa Music Awards. Urumva ko ari ibihembo bikomeye cyane, bikaba byatumye
Diamond Platnumz ugaragara ku mwanya wa gatandatu. Tudatinze ku mwanya wa gatanu turasanga umuhanzi witwa Tyla uturuka mu gihugu cya South Africa. Uyu nawe akaba aririmba mu njyana zikunzwe twavuga nk'amapiano ndetse na afropop. Uyu nawe ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane kuko yagaragaye ku mwanya wa gatanu mu bahanzi bakomeye cyane muri Afurika, kuko yagiye atwara ibihembo bikomeye cyane nk'ibyo twakwita Grammy Award Best African Music Performance mu mwaka w'ibihumbi 2024. Urumva ko Tyla ari umuhanzi ukomeye cyane, bigatuma ahabwa amahirwe yo kugaragara kuri uwo mwanya wa gatanu. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kane, ariko mbere y'uko dukomeza nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe, like, share na comment, ufungure inzogera kuri umuntu wacu wa YouTube. Ntabwo uriyandikisha neza, wabikora kugira ngo tutazagicikwa na update zitandukanye z'ingenzi tukugezaho, by'umwihariko ku bahanzi, abakinnyi ba filime ndetse n'ibindi byamamare bitandukanye, haba muri Afurika ndetse ko n'imigabane y'isi muri rusange. Wamaze kubikora ndagushimiye cyane, turaza kubakira igitekerezo cyawe muri comment cy'uburyo wabonye ino video. Ku mwanya wa kane turasanga umuhanzi witwa Davido ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Akaba nawe yaragiye akundwa cyane mu njyana zitandukanye twavuga nka Afrobeats ndetse na Pop. Nawe yagiye atwara ibihembo bitandukanye twavuga nka BET Awards ndetse na MTV Africa Music Award. Urumva yuko Davido ari umuhanzi ukomeye cyane kandi arakunzwe cyane, by'umwihariko no mu Rwanda, aho akunze gukorera ibitaramo bikomeye kandi akakirwa neza n'abafana be. Aha tudatinze ku mwanya wa gatatu niho tugeze, aho tuza kuhasanga umuhanzi witwa Wizkid. Nawe ni umunya-Nigeria, akaba akunzwe mu njyana zitandukanye twavuga nka Afrobeat ndetse na R&B. Uyu nawe ni umwe mu bakomeye cyane kuko yaje gutwara igihembo cya Grammy Award ndetse n'icyo bita BET Awards nyinshi mu myaka itandukanye. Urumva ko Wizkid ari umuhanzi ukomeye cyane w'umunya-Nigeria, akaba yagaragaye ku mwanya wa gatatu w'abahanzi bakunzwe cyane ku mugabane wa Afurika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa kabiri, aho tuhasanga umuhanzi witwa Rema, nawe ukomoka mu gihugu cya Nigeria. Urumva yuko ari umuhanzi ukomeye cyane kandi nawe akaba yagiye amenyekana mu njyana zitandukanye twavuga nka Afrobeat, Trap ndetse na Afropop. Nawe yatwaye ibihembo bitandukanye twavuga nka MTV Video Music Award ndetse na Headies Awards. Urumva yuko Rema akomeye cyane muri Afurika. Tudatinze tugiye ku mwanya wa mbere. Ese ku mwanya wa mbere wumvaga hari buze kuza uwuhe muhanzi? Uraza kutubwira muri comment uburyo wakira ino video, tubwire n'umuhanzi utagaragaye muri top 10 kandi yagombaga kuzamo, ndetse tubwire n'uwo witegaga ko yaza ku mwanya wa mbere. Reka ndeke gutera amatsiko nkubwira uwo ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga umuhanzi witwa Burna Boy. Uyu ni umuhanzi ukomeye cyane nawe ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akaba aririmba mu njyana zitandukanye kandi zikunzwe muri Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye y'isi twavuga nka Afrobeat, Afrofusion ndetse na Dancehall. Urumva ko Burna Boy ari umuhanzi ukomeye cyane. Nawe yaje gutwara igihembo cya Grammy Award mu mwaka wa 2021 ndetse atwara n'icyo bita BET Awards nyinshi cyane zitandukanye mu myaka yagiye itambuka. Urumva ko Burna Boy nta mpamvu yo gushidikanya ko ashobora kugaragara ku mwanya wa mbere w'abahanzi bakunzwe kandi bakomeye cyane muri Afurika. Witwanyuma ino video kuva itangiye kugeza irangiye ndagushimiye cyane. Wandike igitekerezo cyawe muri comment cya video wifuza twagukorera ubutaha. Ukomeze kugira ibihe byiza.